icyambe cyanza nyanga ni urukundo ndani ikindi byo ibintu umuti muganga nge nabo muganga gute ikibazo undi kumva wagize no buganga umuganga nanjye nzibera umuganga nanjye yo diri ubuganga nayo zananira se je kimame wihaye ukayikora amazwa ukagarya wenyine ahubwo naza ibyo yarangije yaravuze umva ngubwire naza ngenda bimubazaho sibyo ibyo aranzuriza ndakubwira ariko ureke kundukira umugabo mu maso n'ingobyi yambetse niwo wayiguze ndacya atangoreye mu buzima bwanjye bwose ariko mu gitondo numvishije ubutumwa ngo ararwaye ameze nabi ngo ashaka kuraga buri kintu cyose afite kandi nanjye niyo mpamvu bindeye imbagarara ukuntu ndasubira mu cyaro niyo mpamvu ndi kwaka uruhusa kugira ngo nzajyeyo nanjye njye gufata umunani gwanjye nababonye umugore wambaye ibitenge nababonye we dore ngo arabura ikibazo ibirenge by'abazungu amaguru y'abazungu Senyagura bakuru niko karo karamema kutagiye gukora byagenze bite meze nabi ko iki meze nabi ko ndeba uri gutitira cyane nyine iki n'umuriro ungana gutya nese wowe kuki urwara nk'abana asema nta no kujya kwa muganga asema nari gukora iki koko egerayo nawe mana we nawe wifata gute bari gukora iki kuri centre de santé hariya mitiweli tware yishyuye none se uro kurembera mu buriri aha nawe ra ese ko utari kuvuga ndabanje ariko ego ko
ariko akumiro nitushe ye umuntu w'umusore w'umugabo nkawe urware nk'akakana kamwe kariya ego ko mana ma mbabarira ni ukuri ndi kumva noneho n'umuntu ari kuvuga wumva n'umutwe noneho ariko noneho Karori noneho bivuge ngo ugiye gusara ariko mana yanjye cyokora haguruka ujye kwa muganga da uri kumva yego ma aha ndajyayo reka buke reka buke ababyeyi imbonjarume z'abakuru kuri hano oya ababyeyi bayazanye ababyeyi bazizanye ngo bigenze iki mubyeyi ikibazo cyo kutabyara uyu mugabo ufite abana ngo abana mu gasozi babyeyi yego babyeyi ngo tumaze kuvugana n'ababyeyi ngo mufite ikibazo cyo kubura urubyaro ngo cyabarejeje imbinga inzogera za makuza n'ingoma za tadeyo zose yego babyeyi ndabumva bazanye agaboneye abana babiri mu gahe reba babyeyi ababyeyi baravuze ngo hari abana mufite mu gasozi kuri iyi mbunjaro begera mudushakire inzinzi ego muro rero ndakumva ngo bimbwire byose oya we imbungenge n'ubwoba ego babyeyi umva aravuze ngo aga amafaranga ndago gakwiriye iki cyari imvunjarume rw'abakuru hari agandi muri butange cyangwa wajya ngo wihebye ikoye izi mfoto zizaba nkuko mutazikuye mahanga ikoye nizere ko mwana wanjye ko mwana muce nk'umwana utagira ababyeyi muri iki gitondo koko ubyuka wikubye ahangaha nko wagira ngo nta mirimo iri ahangaha wapfa no kuba wanakora ufite ibibazo byinshi ufite ibibazo mwana wanjye se n'ibibazo bwoko papa ntabwo ufite ikibazo gikomeye none se niba mama wawe arakizi wamwaganiriye oya mama ntabwo abizi mwana wanjye ukunze kuri intwari n'ikibazo cyatumye kuba ukeneye iki erega iyo buri wabaye njya mbibona niko ye iyo wabaye ndabibona sibyo mama wari hehe mama ari kumwe na Karoli mu cyumba ariko kuki bakunda kwibugikana cyane nese niko Nyiramari ndakumva ngerega ndi kumwe na Karoli oya ariko yarwaye ego mana yanjye cyokora Karoli reka tugende ndi kubona bitoroshye tujye muri saro nawe ra nakamambiri ntazo ntawera wifata gute ma igera imbere ari byo kwari yabone
ari kumwe na Karoli mu cyumba. Karoli yarwaye. harembye se Karoli icara hano. ibintu ntabwo dore ngo muce akabajya aho ngaho undi nawe wicaye hariya dore icyorezo cyarateye ni ugushyiraho metero n'iwanjye mu rugo dore metero ibintu byarakomeye ndagutahuye bwoko ndagutahuye ukuntu bimeze imbambi ngezeho imbunjarume ndago zihagije uzi inzogera umva n'ingoma bakeneye igisekurume cy'ibara rumwe icyo cyo cyazaboneka ariko amafaranga yo ndayandi yaboneka rwose reka mbaze inzogera za makuza yego ababyeyi barambwiye ngo hari n'umugore wabasirikiye ku ngutiya ndakumva ndakumva bwoko ego bwami reka mbasigurire ngo hari umugore wakuzirikiye ku ngutiya umugore ugenderaga ku mbago umugore w'inzobe sinzi umubano mufitanye kandi uwo mugore ari kurira amarira menshi cyane ngo bitewe n'umugabo wawe ngo yakuzirikiye ku ngutiya ya rumbiya niko nyiramari iyo ubona umukobwa wawe yisa nk'uninjaga nkabona yikubiye nk'awagira ngo nta babyeyi agira ibi noneho byateye mu rugo mbona ko wabaye ngo yarembye wowe ntabwo ari ibiki yarebye nose ngo uwo mukobwa we yabaye iki niyo mpamvu nanjye ubundi atagize ikibazo cyose yagira ntabwire ababyeyi ikibazo cyose n'uriho kwizerwa muri iki gihe ku buryo atatuganiriza ku kibazo afite nyine se yakubwiye ngo iki niyo mpamvu rero ngo nguhamagare nka niba turebere hamwe ikibazo cye n'uwo muhungu wawe ahari ese ikintu kwibaza buri kigo hateye ihohoterwa ni ku mwana baraguhohoteye cyangwa nawe bagiye bamuteye inda muri iki gihe cya korona virusi rero ujya ubona yuko abana bo kwenda guhohoterwa bitewe n'ibibazo by'uko ku mashuri yafunzwe umubyeyi uri nyoko uriya ni musaza wawe nanjye ndetse nta n'undi uteze kuzavamo ndetse atari ngewe niko mwana wawe ngaho tubwire Rero babyeyi banjye murabizi ko mbakunda. ndabona ahangaha Ariko mfite ikibazo gikomeye. ikibazo cyiza gite ngo gikomeye ra ntabivuga mbivuga Ukuri mfite ikibazo gikomeye. Murabizi yuko nari mfite dogiteri wari umaze iminsi amfasha mu burwayi bw'amaso bwanjye. none se uwo dogiteri yabaye iki yapfuye se Oya papa ntabwo yapfuye. Hari abantu ku ruhande nyine bangiriye ishyari kubera ko yamperezaga ubufasha. None ngo ku buryo bashobora kumbuza ubuzima. ngo muki uvuze ngo ashyata ngo iki bashaka kugira gute Papa bashobora kumbuza ubuzima. kukubuza ubuzima kukuvutsa ubuzima Bashobora nyine nko kunyica abari kubaza mu byumba. ibyo ntibyumvikana nese ubundi uwo dogiteri harya bwo cyangwa n'umwe nabonye kwa rucekeri se ni umwe cyajya hari wari uri mu kirori kwa rucekeri ibyo ni amaraso nese urana ukurikirana mu buvuzi bwawe nese wowe ko wikanze uramuzi ndamuzi ruriya ndamuzi cyane rwose ntabwo se namuyoberwa gute ndabizi se ngo kugira ngo mbatere umugisha ngo amafaranga ngo 300 ngo nyuma y'igisekurume gende ngo abyare yororoke ng'umusenyi wo ku nyanja kuko ayo mafaranga ni menshi ntabwo yaboneka bazabyara hungu na kobwa yororoke ng'umusenyi wo ku ayo mafaranga ni menshi ntabwo twayabona abamusubiraho ndamugisha muri bubone oya umubyeyi turwana udutakambire rwose niba uri buhumbi ngaho mugende icyo gisekurume ndimuzakibagire amere kumugisha yego babyeyi
mwakira umuti ubwo muti uzagenda. Yego babyeyi ndakumva, yego ndakumva mubyeyi wo kwagwaza. Ngo uyu muti ngo uzagenda ngo ku nyanja mu gitondo. Yego ngo wiyambure imyenda yose nurangiza ngo, yego ndakumva. Ubwo umuti ngo nurangiza ngo wikoremo nurangiza ugunywe. Yego mubyeyi yabyumvishe kandi nduzibagirwe na ya sekurume. Yego mubyeyi mukurambere. Mugende mutareba inyuma. Harimo bakurambere. Mukadomina na domiti. Garukana. ariko rero nkubwire nyiramariro wa mudamu we sinzi niba usigaye ubibona nimba ari uko nagize ibyago yenda nkabyara abana bafite ubumuga ariko nta iyi myumvire ikwiye guhinduka sibyo ni impano Imana iguha ukakira urubyaro Imana iguhaye iyo niyo myumvire ikwiye no guhinduka mu bantu ikava no mu bantu imitekerereze yabo yuko n'abafite ubumuga nabo ubwabo bagize gute afite ubuzima nk'ubwabo barakuvutsa ubuzima batindi bakatsindwa wariremye reba umukobwa wawe reba uriya mukobwa wawe agize icyo bamuteye bamufashe kuba amuteye uyu nawe bati ngibi erega imyumvire iri hanze aho iragoye sibyo bashobora no kubona ngo abo bana ngo bafite ubumuga ngo bajya batera amashaba sinzi ngo nta sida baba barwaye ngo nta mbese ngo nta bintu by'indwara bafite bakaba bamufatira n'icyo gusa cyangwa ngo batera amahirwe unyumvire imyumvire iri hanze ntabwo ari ibyo yamufashaga dogiteri yamufashaga nanjye ariko simbizi niko yabivuze uwo dogiteri rero ntabwo ibintu ngende kubyumva neza ahubwo uno muhungu nawe ajye kwa muganga kuko njyewe umuntu urwara nk'abana buriya ntabwo mbikunda umuntu w'umugabo yifataga atya reka mbe no kuri mushiki wa Karoli ariko rero nawe uhumure mwana wanjye sibyo Imana yakuremye izakureberera natwe ababyeyi tukureberera kandi n'iyi leta irahari ishinzwe kureba abantu nk'abo ngo bagizi ba nabi ibyo byarahagurukiwe Karoli ndakubaza akantu kamwe ubundi impamvu wowe tujya kwa muganga ni iyi ubundi kwanza n'inganze nkuzaniye igihumbi hari ujya kwa muganga ibintu byo kuza kwicara ahangaha ntabwo ntabyumva ndetse yanakibuza ariko yaribona bivuge ese kiwe Y'abapfu biribwaga n'abapfu mugenda kimami yo wangoreye umuti mba ndogo wambaye inga injiji amafaranga gabo bagenda bakagafatisha abatishoboye n'imvubyi abantu ku muhanda babayeho nabi ngo baje kubapfumu nge kabwana naragoye he naba ndazi n'umuti gw'ibyatsi ngo ndara kimami uruwa mbere ngiye kujya nguzengurukanga ngumukandara naho ubundi dog aga mafara mana yanjye ayiga mana wambaye inga mbega umuryango we mbega injiji ngo nimbumbure ayiga kewe kabwana ngewe uva mu cyaro kibisi ndamenya ibyo gupfumura ariko kimami yo yewe ndago mbizi nukuri kwabakuru ngo abake injiji gusa reka ngire ngende mbamagare Marisia namubwire ngo bangabanyije 8 ko njaka kugaruka maze mu mwihanganishe n'ibintu byamubayeho nibo gusigara mu rugo wenyine ewa nawundi kimami nagiye kera kubusa toreda cyokora umva ntumamagare ntago nagushobora kujyaho muganga arafanese zahari ndakuza kuza kuyagira muhereza ayo mafaranga yose agenda ambira ahangaha ntitaye ku bibazo biri ahangaha dore fata iki gihumbi enda fanga ujye kwa muganga enda ahangaha ntabwo ariho barembera nakuguriye mituweli mbona abana yahindutse ntabwo uri kuvuye kuzakomeza ko mbana n'umuryango wanjye haguruka cyakwambariye mufata ariko atikubita hasi kimufate ni wowe ufite imbaraga mufate karo ujye kwambara agapantaro mwana mufate kiwe ambara agapantaro k'umwana mwana
bari mubwire madamu abana barari aha ntabwo bino bintu bikwiriye uri wese gusanga yanahuzwa asanga yarwaye yanahiswe ntiwanamenye cy'abana b'ubu ngubu aho babiriwe yumvira abantu b'iki gihe isigaye igoranye iragoranye rwose wasobanura ibintu ari ibiki umwana wacu aducitse byagenda ute hejuru y'ukuntu yigira amahirwe abonye n'umufasha ibyo ndikubwira se ibi ni ibibazo nk'ibyo barugende rwose ushaka ukuntu reka bambara n'agapantaro yego mwana utanazongera kubita ku gikuta akuze koko ko wasanga urabona ntarisubiyeho wowe se sha umva ntuneho kabisa ako cya kivuna muheto cy'ikimame warakireka reka cyaragiye naje gusanga ndi mu bunyobere usigaye meze neza kubera umva urakeye mbese keretse uwako karagira karawundi ni ukuri birakwiye ayisuweya hakuno ikintu yo kuba naharanira uburenganzira bw'abana banjye nanjye ubwanjye mbigezemo uruhare mbona abandi